Yesu ashimwe inshuti y'Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Kuri uyu munsi mushya Imana iduteje intambwe nshya. Ndagusabira umugisha k'Uwiteka, ndagusabira kugirwa neza nawe kandi wiyumvemo ubuntu bw'Imana, urukundo rwayo ruguhaze. Nihuse cyane, turacyavuga ku mbaraga ziba mu kwizera. Number 1, twabonye definition yo kwizera. Ni source of confidence cyangwa ni confidence in something or someone. Ni icyizere cyangwa ubushobozi uba ufite mu wundi muntu. Icyo mvuga ni ukuba ufite indi soko y'imbaraga wizeye ko igihe icyo ari cyo cyose iyo soko yakugoboka. Ako ni akantu ka mbere gasobanura kwizera. Icya kabiri, Bibiliya irabitwereka mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11. Itwereka ko kwizera ariko kutumenyesha ko ibyo tutabona bihari ndetse biri ukuri. Uyu munsi nshaka kuvuga kwizera gushyitse cyangwa kwizera kuzima. Komera gute? Number 1, kwizera ninda ibyara umuntu akava mu kuba umunyamahanga akinjira mu kuba sekuruza w'amahanga. Again, kwizera, faith is a womb, ninda itwita kuba umunyamahanga, ikagukuza uko kuba umunyamahanga kukaba transformed cyangwa kugahindurwa, hanyuma icyo kubyara kikitwa kuba sekuruza w'amahanga. You know what the Bible says in the book of Romans? Iyo usomye igitabo cy'Abaroma ukacamo ugasoma urwandiko rwose Pawulo yanditse, agaragaza neza ko Abraham himself ntabwo yari umuyuda, no, ngo ahubwo kwizera yagize kwatumye ahinduka uwemerwa n'Imana. Mu kwizera uva mu kuba umunyamahanga ukinjira mu kuba umuragwa mu rugo. Nicyo twavugagaho mu minsi yashize tuvuga kimwe mu bintu bituma Imana ariyo kwizerwa ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Imana nimba ari papa wawe ikaba so, ntabwo yakwigera na rimwe yihakana izo nshingano, kuko nimba habaho abantu bari responsible babikomora ku Uwiteka. Responsible cyangwa gufata inshingano kwa mbere kwabayeho ni Imana ifite iyo karite. Bibiliya irambwira muri Yohana, Bibiliya iravuga ngo nta kintu na kimwe twe ubwacu twakwiha kitavuye ku Mana. Nimba ari umutima mwiza ntabwo ukwiye kuwirata, nimba ari impuhwe n'urukundo ugira ntabwo ukwiye kubyirata, nimba ari financial stability ufite ntabwo ukwiye kubyirata nkaho ari imihigo cyangwa imirimo y'amaboko yawe yabikoze alone. No, you have to appreciate and be grateful to the power which was behind your success. So you have to be grateful to the Lord as long as you have achieved anything in your life. Otherwise urimo uribohora ku mugozi wari ugufashe utabizi. Let me give you a secret. Igihe cyose utangiye kunanirwa kuri recognizinga no kwa acknowledginga no kwa appreciatinga plus to be grateful ku neza y'Imana mu buzima bwawe, uba utangiye kwibohora umugozi w'urukundo rw'Imana wari ukuziritse. Kabiri, uba utangiye kwijishura mu mugongo wari uguhetse.
gatatu uba utangiye kwikura mu maboko yaraguteruye. Kandi sometimes abantu batekereza ko appreciation ijya direct ku Mana. No, learn to be grateful to the people around you. Abo bakubwiye courage nubwo bataguhaye resources ziri physical, iyo encouragement ni ikintu kidasanzwe baguhaye. Giha agaciro nshuti y'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 4 murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa, n'iryo sezerano naryo rikaba ripfuye. What does it mean? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari kubw'amategeko cyangwa imirimo, ahubwo kwizera niko gutuma Imana yakira umuntu ikamwemera mu rugo rwe. mu rugo rwayo. Why? Nuko kamere y'umuntu ntabwo yamutuzanya n'Imana ngo bishoboke. Kuko Imana irera kandi umuntu ntiyera. Nayo ubwayo kuko ibizi ko umuntu atera, Bibiliya iravuga ngo Imana si umuntu, ntabwo ari umuntu, ikagaragaza impamvu. Kimwe mu bintu abantu bazwiho, barabeshya koko. None Imana urwo rugero irarufata ikarukoresha ikavuga ngo ikintu cya mbere gituma ntandukana n'abantu, nje ntabwo mbeshya. Bibaye ari imirimo, Imana yabibeshya kuko urukundo rwayo rusumba buri kimwe. Bibiliya iravuga ngo ni umugozi yadukuruje. Umuririmbyi bisubiramo akavuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose, ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. So hari umugozi Kristo afatisha abantu. Uwo mugozi ntabwo awuzana bitewe n'imirimo bakora, kuko ku bwacu nta bushobozi dufite bubasha kutweza. Dawidi yarabivuze neza aravuga ngo navukiye mu cyaha kindimo, mfite gene zacyo, ariko sanctification ivuye ku Uwiteka, we are consecrated, we are set apart, twashyizwe ku ruhande. God himself will come and pick you up, igukure mu magana y'abanyabyaha nk'uko birivuga. So if you are chosen, you have to value that calling, that chance, that opportunity. Don't take it for granted. There is a reason it is on your head. And the Bible says, whoever believes in him, there is a mark kuri abo bantu. So Imana niguhe gukomera mu kwizera. Imana ni kwambika imbaraga. Imana ni kwagure. Imana ni kwiyereke. Imana ni kwereka imirimo yayo. Niguhe gukunda ijambo ryayo mu buntu bwayo buhoraho iteka ryose. God bless you.